Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 26 Ukuboza mwaka wa 2025, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuyobozi w'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino batangije gahunda ya FIFA Football Festival. Iyi akaba ari gahunda yatangijwe na FIFA, by'umwihariko ari gahunda yo gutangiza kwita ku mupira w'amaguru cyane cyane ikiro cy'abana, aho batangiye gahunda yo guteza imbere umupira w'amaguru ahanini biturutse ku bana cyangwa se bihereye mu bakiri batoya. Iyi gahunda ni gahunda yatangijwe mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo, ahanini biturutse muri gahunda ya FIFA yo guteza imbere umupira w'amaguru ahanini biturutse mu bantu bakiri batoya. Ku munsi w'ejo rero bikaba ibintu byishimiwe n'abatari bake, ahanini biturutse ku kuba u Rwanda narwo rwarakiriwe cyangwa se rwatangirijwemo iyi gahunda. Uyu munsi wa none rero u Rwanda rwishimiwe ko rwakira gahunda zitandukanye, by'umwihariko zikomeye cyane kuri gahunda y'isi cyangwa se ku rwego rw'isi. Nko mu minsi yashize aho twagiye kubona tubona amagare araje twakira irushanwa cyangwa se igikombe cy'isi mu magare cyitwa UCI, aho amakipe y'ibihangange atandukanye yahanganiye mu Rwanda ndetse ayashimisha abatari bake. Abaturarwanda babona ibirori by'igare mu mpande zose z'igihugu ku mateleviziyo yabo, ndetse n'abari mu nce zimwe na zimwe zo mu mujyi wa Kigali bayabonye amaso ku maso. U Rwanda rero ku munsi w'ejo niwo rwatangijwemo iyo gahunda, ariko akaba ari gahunda izakomereza mu bihugu byose byo ku isi, by'umwihariko ibikunda gukoresha football cyangwa se ibikunda gukoresha umupira w'amaguru by'umwihariko. Iyi gahunda rero yo gutangiza umupira cyangwa se guteza imbere umupira bihereye mu bakiri batoya ni gahunda ya leta cyangwa se gahunda ya FIFA cyangwa se y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, aho izazenguruka ibihugu byose byo mu isi ahanini biri muri gahunda cyangwa se ibihugu binyamuryango bya FIFA. Gianni Infantino yishimiye u Rwanda by'umwihariko bijyanye n'imiyoborere yarwo, by'umwihariko mu mpande zitandukanye cyangwa se mu nce zitandukanye, by'umwihariko anarushimira diplomasi yarwo cyangwa se imibanire n'ibihugu mpuzamahanga cyangwa se imibanire yarwo n'amahanga. Biri mu bintu byatumye Gianni Infantino asura n'ibice bitandukanye byo mu Rwanda, by'umwihariko ibice nyaburanga. Bikaba biri mu bintu byatumye yishimira kuba yarabonye u Rwanda, ndetse akaba ari ahantu yakunze cyane. Si ubwa mbere Gianni Infantino ageze mu Rwanda, kubera yuko mu mwaka wa 2022 yagaragaye mu Rwanda muri Pele Stadium, aho yari ari gukina agapira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho hari harimo n'abandi bantu batandukanye bakunda umupira w'amaguru cyangwa se abanyacyubahiro batandukanye, aho baconze ka ruhago abantu bakumirwa, ndetse byari biri mu gahunda yo gutangiza cyangwa se gutaha Kigali Pele Stadium, kubera yuko Kigali Pele Stadium niyo yitiriwe umukinnyi Pele, kubera yuko Pele buri gihugu kinyamuryango cya FIFA cyagiye gifata iyi stade imwe iri muri icyo gihugu igahabwa izina rya Pele, mu rwego rwo guha icyubahiro uyu mukinnyi Pele rurangiranwa mu mateka y'isi w'ibihe byose, wabayeho mu myaka myinshi ishize, ariko uyu munsi wa none akaba atakibarizwa ku isi y'abazima. Umeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda. Nyine nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.